Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu ba Nta Mikino Online TV. Mugire amahoro kandi mukomere cyane. Tugarutse mu makuru ya politiki na diplomasi mu karere k'Ibiyaga bigari, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 ikomeje kwigaragaza ko ari intare za Sarambwe, ari ingabo zidakinirwaho, ari abasirikare bihagazeho kandi ari abakomando bazi icyo baharanira, bazi icyo barwanira kandi bazi neza uburenganzira bwabo. Nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye, urayikinga, usharinge, ukomentinge, ubundi utwihere subscribe, uraba utanze inyunganizi nziza cyane n'inkunga nziza cyane. Gira amahoro rero kugubwa neza. Kuri uyu munsi rero ibintu byongeye guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kimaze iminsi rwose cyumva ko kiri kwiriza ku rwego mpuzamahanga, diplomasi mu Burayi, muri Amerika, mu bihugu byose birirwa barira, abagore n'abagabo, abitwa ngo ni abadiplomate baho bose birirwa barira ngo igihugu cyabo ubusugire bwabo bukomeje kuvogerwa n'ingabo za M23, baburoho babishinza bati n'u Rwanda rubirimo. Ariko se wakwibaza ngo ni gute igihugu ubwacyo kinanirwa kwirindira umutekano cyangwa kirinde imbibi zacyo, cyarangiza kikajya kubitwerera ku bandi? Uyu munsi biragoye cyane ko u Rwanda rwananiwe kwicungira umutekano hari uwo rwajya kubibaza, na Kongo ikwiye kumenya ibyo, aho kugira ngo ikomeze kwirizariza yitetatetesha ku rwego mpuzamahanga igaragaza ngo irashaka ko u Rwanda baruhana. M23 banze gutaha, ni inyeshyamba, ntishaka kwiyunga nabo, kandi igaragaza ko nta mbaraga ifite zo kubahagarika cyangwa se zo kutumva ibyifuzo byabo. Uyu munsi rero biragoranye ko iyi nkuru irababaje kandi iteye n'agahinda ku bakongomani, kuko mu gihe bari bazi ngo isi yose iri kubavugira, Burayi bari inyuma, Amerika bari inyuma, barirwa bandika amatangazo y'urudaca, ingabo za M23 zimanika amaboko zishyirwa mu buzima busanzwe, cyangwa se abandi abo bavuga ko ari ingabo z'amahanga hamwe n'abo bambari babo bafatanya muri izo mvugo zabo, kugira ngo hari barebe ko M23 aterwa ubwoba nabo ngo babasabe ngo basubire mu bihugu baturutsemo. Ariko ibyo ngibyo intare za Sarambwe zikomeje kwigaragaza ko ari intare kabutindi, koko ni intare sibanga. Nyuma y'igihe gitoya gusa, mubyibuke neza, ubwo Tshisekedi nka perezida wa Kongo yakomezaga kwirizariza avuga ngo azasenya M23, azarasa u Rwanda, azagira gute. Icyo gihe M23 yiberagaho bitabunagana gusa n'ahandi mu misozi nka za Kiwanja, cyangwa se no mu misozi ya Rucuru, mu misozi ya Masisi. Ariko noneho intambara yaje kubisura, intare ziramwereka ziti reka tukwereke ko turi intare, tutari imbwa cyangwa tutari n'imondo. Turaje tukwereke ko turi intare za Sarambwe, abana b'ishyamba batojwe kandi bariye ku mwanda. Nibwo ibi intambara yahinduraga isura, ingabo ziramuhagurukiye. Mubyibuke neza, nibwo imijyi yatangiye kugenda igwa, nibwo intambara yatangiye mu yandi ma district. Intambara ifata indi sura, intambara intambara irakomera. Iyo za Rubaya zirafatwa rwose kandi bari barahihoreye. Intambara birarangira, Goma ibigwe mu maboko ya M23. Tshisekedi n'abadiplomate bakomeza kwirizariza. Intambara baramanuka bafata Bukavu. Noneho batika amarira yacu arumvishwe, ariko bibi by'ubusa. Barakomeza kugeza naho ubwo uyu munsi nk'umujyi wa Uvira intare za Sarambwe ziri kuwugira amajanja, isaha n'isaha zawushingamo ibirindiro, nk'uko n'iyindi mijyi yose nka Bukavu na Goma zashinze ibirindiro. Ariko se ukibaza ngo iki gisirikare cya Kongo se cyangwa iyi Kongo yirirwa yirizaho kugira ngo bavuge ngo twumvikane na M23, bigaragara ko iturusha imbaraga ku ntambara yo ku butaka. Ibyo byo kuratisha amadrone n'indege byinshi bidafite n'umumaro, kuko hose hafashwe izo ndege zihari, izo drone zihari, ntacyo zakoze. Ibyo ni ikintu giteye umuntu wese uwo ari wese ureba kure yakumva ko ari ibintu byo kwirizariza no kwitetesha. Icyaba cyiza, aho kugira ngo Kongo yumve ko M23 igomba kugendera ku byo Kongo isaba, ahubwo uyu munsi dukurikije ko M23 rwose iri kurusha imbaraga mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bufatika iki gisirikare cya Kongo n'abambari bacyo, nibashaka bamanika amaboko ari bo, ahubwo M23 bumva ibyibasaba, bemera imishyikirano ku neza, nawe niba ku nabi
ibigaragara dukurikije ko abo birirwa bari kurira ngo ni amahanga, ngo ni ibihugu bikomakomeye, ngo birafatira ibihano M23, abayobozi ngo birafatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda bagishinza ngo kiri inyuma M23. Ibi byose ni ugukomeza gukora ubusa, cyangwa se mu kinyarwanda benshi bavuga ko ari nko kugira mu ivu. Ubwo nanze kubivuga, benshi barabizi, gusura mu ivu cyangwa reka mbyerure mu magambo arambuye rero kandi afatika kandi agaragara. Nuko nyuma y'uko byagiye bitangazwa mu minsi nk'ibiri itatu itandukanye bivuga ko iyi Walikale site miniere ikomeye cyane yaba bagabo b'abanyakanada, y'iki gihugu cya Canada, yaba abashoramari ba Canada, iyi leta ya Canada, ariyo mpamvu Canada nayo yafashe iya mbere ivuga ngo ifata ibihano u Rwanda kubera bazi icyo bakora kuri Congo, bagira ngo batabura umugati. Izi ntare za Sarambwe, M23 OG, politicier nyirizina kandi mu ntambara mu buryo bufatika, bongeye gukora n'amateka kandi bongeye kwigaragaza ko hari izindi ntwari. Ubwo noneho bagiye bamaze intare zamaze gushinga amajanja muri iyi Walikale, ahitwa ko hari site miniere y'aba banyakanada, ahitwa ko bahakuraga ibirombe by'amabuye atandukanye kandi ubutunzi bukomeye. Aha naho uyu munota muri aya masaha intare za Sarambwe zikaba zigaragaje ko n'ako kavuyo k'abazungu cyangwa se ako kasuzuguro n'akanyaro k'abazungu bigaragara ko rwose babiciye amazi, babashije naho kugenda bakahakandagiza amajanja nk'intare za Sarambwe uyu munsi. Bakaba cyangwa se uyu munota nka breaking news bikaba bigaragaye neza ko intare za Sarambwe zidakinishwa. Kongo nishaka imanika amaboko kuko ni Kinshasa zirahagera, kandi nizihagera abo bazungu birirwa mu manama adashinga cyangwa se bafatira ibihano bidafite umutwe n'ikibuno, sinzi icyo bazafasha Kongo. Bibaye byiza rero mbabwiza ukuri, Kongo inimanika amaboko yemera imishyikirano iyo ariyo yose, nayo byo gukomeza kuvuga ngo iragambanira u Rwanda cyangwa se u Rwanda rurafatirwa ibihano mu bihugu bitandukanye, si wo muti. Kuko intare za Sarambwe bananiwe kuzikiza, bananiwe kuzirwanya, z'umunsi ku wundi zifite ibitero kabuhariwe biri kwavansa kandi bigera ku ntsinzi no ku ntego nziza nk'abakomando bazi icyo barwanira. Mwenyewe Sultani Makenga by'umwihariko akaba akomeje kwigaragaza nk'umukomando kabuhariwe imbere y'ingabo za Kongo cyangwa na Kongo nyirizina, na Tshisekedi w'amagambo gusa wirirwa azenguruka amahanga, abazungu bamubeshya bamuha amasezerano adashinga. Kuko iyo ajya kubashinga uyu munsi Kongo hakabaye hari ikiri kuvugwa cyangwa kiri gutangazwa, ariko ibigaragara nimba M23 igikomeje avance, yaba linye ya Walikale yaba linye y'epfo Rucuru, hose bari kwavansa ngo ya Uvira. Uyu munsi Walikale iraguye mu maboko ya M23, ariko isaha n'isaha nawe Uvira irugwamo, kuko intare ziryamiye amajanja kandi ziri kuhagira amajanja, ziri mu birindiro hafi aho gufata n'uwo mujyi. Mukibaza ngo ese nimba igihe aya magambo yavugiwe y'aba bazungu batera ubwoba izi ntare za Sarambwe cyangwa se batera ubwoba u Rwanda ngo ruba ari rwo rwahendahende M23, dore ko yabananiye, yanze gusubira inyuma kandi yigaragaje ko ari ingabo rwose zidakina kandi zifite icyo zirwanira. Muribaza ngo iyi ntambara irarangira gute? Ese Tshisekedi wari muzahe muri make? Nimba yumva ko afite igihugu gifite imitungo, azakora diplomasi cyangwa agakoresha amagambo, amanama agaterana, Uburayi bugaterana, Amerika zigaterana, cyangwa na UN igaterana, ariko ntacyo imugezaho, nta kibi bimumariye. Bibaye byiza nayamanike atazaba nka ba Mobutu cyangwa n'abandi byarangiye birata ko bari intwari, ariko bikarangira babaye bigaragaye ko nta butwari bwabo bwari ubw'amagambo gusa. Intare za Sarambwe mu kazi kose, abahungu badakina bari mu kazi kose rwose bari kubikora neza. Iyi ikaba ari intsinzi idasanzwe kuri uyu munsi, ikaba ari intsinzi nziza cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mwa bantu mwe mudukurikirana kuri Nta Mikino Online TV, n'ubundi twabasezeranyije ko tuzatubagezaho amakuru meza kandi ashimishije umunsi ku wundi, kandi amakuru agendanye n'igihe. M23 oye, intsinzi nziza Walikale uyu munsi. Intare za Sarambwe ziri kwabyina rwose. Abo bazungu b'abanyakanada bari bafite iyo zone bayicukuragamo amabuye,
atandukanye y'agaciro. Ubwo sinzi neza ibyo bihano byabo nimba bari buze bakarwana ku birombe byabo bakimanukira nk'abazungu, dore ko izo ngabo z'abakongomani zo ibyazo byacanze n'ihuriro ryazo, abo bose bigaragara ko bari guhiga ntambwa rwose, bari gukubitwa bagasubizwa inyuma, nubwo Kongo ikomeza kwiriza ngo bari kugambanirwa, dore ko bigize nk'abana barizi ku isi, bazi neza ko ngo bazi kurira ngo isi ikabumva. Abo bagambanyi se bahora babagambanira bagiye bamenya kare kose, ni gute umusirikare atsindwa barangiza bagiye bamenya ko batsinzwe bakemera intsinzwi, ntibirirwe birizariza ngo bafitemo abagambanyi ngo barabagambanira. Ngiyi intsinzwi iziye igihe no gusuzugurika kwa Kongo, ngiyi intsinzi iziye igihe n'icyubahiro no kwihesha agaciro kwa M23. Noneho ayo mahanga Kongo yirirwa iririra cyangwa se ibyo yirirwa ivuga cyane n'abandi bose, ngaho turebe icyo biri butange. Umva ko bigenje ngo Kongo ngo izi diporomasi, ngo izi ifite inshuti, ifite ububanyi, izi kwirirwa birizariza barigeze nk'abana barizi. Ngaho turebe bakunzi bacu, n'ubundi turi kumwe umunsi ku wundi, update ku gihe, tuzajya tubagezaho amakuru nk'uko bikwiriye. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde, turabakunda cyane.